Shalom shalom, amahoro y'Imana bane namwe. Iyi ni Muhoza TV nk'ibisanzwe, muhawe ikaze mu kanya ko kumva waramutse. Shalom shalom shalom, igitondo cyiza nshuti yanjye, wowe ukunda gahunda ya waramutse twumva buri gitondo kuri Muhoza TV. Uyu ni Muhoza Olivier. Imana ishimwe ko ngiye kutugenera uyu munsi ngo tuwishimire. Ni umunsi wo kwishima no kunezerwa ko Kristo ari mu ruhande rwawe. Amen. Umunsi tugiye kuganira ku mpano iruta izindi. Impano y'Imana iruta izindi mpano zose, uraza gusanga uyikeneye cyane kuko ni ingenzi. Umugabo bita Pawulo yandikiye ab'ubwoko cyangwa se itorero ry'i Korinto, aryandikira azibwira impano nyinshi: guhanura, kuvuga indimi nshya n'ibindi bitandukanye, gukiza abarwayi, ariko avuga impano iruta izindi. Yabwiye ko impano iruta izindi ari urukundo. Amen. Ari urukundo mwene data. Ndagira ngo mbwire ngo urukundo urarukeneye, kandi ukeneye gukunda buri wese. Niba hari ibintu bibiri Imana ijya ibona mu mwana w'umuntu ikavuga ngo wow, I'm proud of this son of mine, just I'm proud of this daughter of mine. Nishimiye kubw'umukobwa wanjye cyangwa kubw'umuhungu wanjye. Ni ibintu bibiri akenshi: umuntu utanga imbabazi, kuko Imana burya irababarira, ni Imana y'imbabazi, n'umuntu ufite urukundo, kuko Imana irakunda. Ijambo riravuga ngo kuko Imana yakunze bari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera atarembuka ahubwo ahabwe ubugingo. Ni ukuvuga ngo Imana niyo idukunda mbere. Rero iyo Imana ibonye mu mutima ikabona murakundana, nubwo abantu bakwanga wowe urabakunda, yarangiza ikabona ugira umutima wo kubabarira, avuga ngo wow, itibona ko musa ubusa n'Imana. Abanyarwanda bajya bavuga ngo wenda ngo uyu mwana asa nka se ku ijosi, asa nka se mu maso, asa nka se ku zuru, ariko Imana kugira ngo ivuge ngo murasa, nuko ikubonye mu rukundo ikakubonamo no kubabarira, avuga ati uyu muhungu turasa, uyu mukobwa turasa. Amen. Reka dusome rino jambo mu rwandiko Pawulo yandikiye ab'i Korinto rwa mbere 13:1 kumanuka, aravuga ngo nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ariko singira urukundo, mba mpindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga. Kandi nubwo nagira impano yo guhanura, namenya ibihishwe byose n'ubwenge bwose, kandi nubwo nagira kwizera kose nkabasha gukuraho imisozi, ariko singira urukundo ntacyo mba ndicyo. Kandi nubwo natanga ibyanjye byose ngo ngaburire abakene, ndetse nkitanga ubwanjye ngo ntwike, ariko singira urukundo ntacyo byamarira. Urukundo, umva ikintu kiranga urukundo. Amen. Hano tubonye yuko urukundo ruruta ibintu byose. Niyo it's easy, birashoboka ko umuntu ashobora gutanga ibintu ariko nta rukundo, ariko Imana irashaka kugira ngo ukundane. Amen. Irashaka kugira ukunde bene so. Rega mu buryo bw'umwuka turabavuka mu bene data. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo ntabwo abanzi bacu ari ab'imibiri n'amaraso. Nuko Imana ibizi ko njye nawe muri spiritual, you are my brother, you are my sister. Amen. Niyo mpamvu dutegeka gukundana, turi umwe duhuze data umwe ari we Kristo. Amen. Ugomba gukunda mugenzi wawe kandi ukamukunda nk'uko wikunda. Amen. Reka ikikwereka ko ufite urukundo, benshi dushaka kwita twibaza ngo turakundana, ariko umva simba igaragariza Imana ko ufite urukundo. Umva ibintu wihanganira, umva ukuntu urukundo ukirugaragaza icyo ari cyo. Ngo urukundo rurihangana rukagira neza, urukundo ntirugira ishyari, urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyarwo, ntiruhutiraho, ntirutekereza ikibi ku bantu, ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri. Umva, rubabarira byose, urwo ni urukundo. Rwizera byose, urwo ni urukundo. Rwiringira byose, urwo ni urukundo. Rwihanganira byose. Urukundo ntabwo ruzashira. Amen. Guhanura kuzarangira, no kuvuga izindi ndimi kuzigire iherezo. Ubwenge nabwo buzakurwaho. Amen. Ushaka kumenya niba ufite urukundo rw'Imana muri wowe, reba uburyo utanga imbabazi. Biba byagenze gute? Reba uburyo wihangana, reba uburyo mu mutima wawe nta shyari ugira. Nta muntu ukunda abandi ugira ishyari. Burya umuntu agira ishyari kuko adafite mugenzi w'urukundo, kandi ishyari ni imbuto ya kamere, tubyibuke, iri mu mbuto za kamere. Amen. Nirwihutiraho, nirwishyira hejuru. Urukundo ntabwo rwishyira hejuru, urwo ni urukundo rw'Imana. Amen. Kadusomere ino jambo, tumanuke hasi dutaruke tujye kuri 13 urwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto rwa mbere. Ariko none hagumyeho kwizera n'ibyiringiro n'urukundo, ibyo uko ari bitatu, ariko ikiruta ibindi ni urukundo. Amen. Nuvuga ngo niba ari ikintu cy'ingenzi ni ikintu cyitwa ibyiringiro no kwizera, ariko umwanditsi witwa Pawulo yaravuze ngo urukundo rurabiruta ibyo. Ni ukuvuga urukundo, ubundi iyo ukunda ubuzimana, ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana ni urukundo. Amen. Ntabwo ushobora kuvuga ko uri umukristo udakunda.
ntabwo udakunda bagenzi bawe, kandi bose udatoranya ngo uriya ni wo mu bwoko bwa runaka, ngo uriya ngo twebwe ngo iwacu ngo twararwanaga, ngo iwacu ngo twari dufite amacakubiri. Mu buryo bw'umwuka we are brothers and sisters. Niyo mpamvu umubyeyi wacu dusangiye ariwo Uwiteka dutegeka gukundana. Iyo ari kutureba mu isi uburyo turyana, bavuga ati abana banjye niki gituma baryana. Amen. Niba ukeneye impano, abantu benshi twifuza guhanura, kwerekwa, ariko ndagira ngo urukundo biri mu mpano. Iyo ikintu cyabaye impano hari umuntu ugitanga. Ushobora kuba wisuzumye ugasanga urukundo ufite mu mutima wawe ni rukeya, ukunda bamwe abandi ukamera nk'ubabera hashi, cyangwa se ukabareba isura itari nziza mu mutima wawe. Ngiye gusengana nawe ngusabire iyo mpano kandi wizere kuko Imana irayitanga. Ni impano, it's a gift. Loving, it's a gift and it comes from your Father, kandi va kuri so wawe mu ijuru. Tugiye gusengana. Mana nziza, Mana yo mu ijuru, Imana ikiranuka, Imana ishoboye byose, ndakwereka uyu muvandimwe wawe Kristo akaba inshuti yawe Kristo. Ndagusanga umuhereza urukundo rusaze, akunde bene se, akunde abantu bose nk'uko wadukunze. Urwango rwawe ruri mu mutima we ruve mu izina rya Yesu, ahubwo mubiyemo imbuto yo gukundana Papa. Ahari urukundo rwawe haba kumenya imbaraga zawe, kandi ahari urukundo rwawe haba kubabarirwa ibyaha Papa. Reka umusakazemo urukundo rudasanzwe guhera uyu munsi Papa, mu buryo bw'umwuka ahinduke rukundo Papa. Mbisabye mbyizeye mu izina rya Yesu Kristo, umugirire neza, umuhe Imana iruta izindi Data. Ibyo mbisabye mu izina ry'Umwami wanjye Yesu Kristo, amen. Imana iguhe umugisha, Imana ikugirire neza. Uzi gukunda abazi Imana, Imana n'urukundo. Gerageza ukunde bene so. Niba hari uwo wajya kurwanya, mubere umucyo muzima, umwereke ko so wawe nawe yakwipfiriye ku musaraba. Umbwira ati ndagukunda, kandi ubigaragaze atari mu magambo. Imana iguhe umugisha, gubwa neza, ugire umunsi mwiza. Kandi nibagirwe gukora subscribe ni ingenzi kuyikora kugira ngo ibiganiro uko tubishyiraho buri joro burimo buracya ujye ubasha kubireba. Iyo utakoze subscribe biragorana kubona ijambo rikurikiye, ariko kora subscribe kugira ngo gahunda yaramutse buri gitondo ijye kugeraho neza. Shalom shalom, ndagukunda, amen.